Amerika bivugwa ko yabaragiye Chicago na The Ben bose Bruce Melody Canada undi nawe ari Amerika nanjye ndi mu Rwanda nawe uri mu Rwanda vango ese Amani iyo ureba muvoma yabari abagabo babiri ngira ngo abagabo sinzongera kubavugaho batangariza nibyo ngibyo Jomamfu jewe nziko The Ben ari umuhanga na Melody ari umuhanga sinzinjira mu kazi kabo nuri bashaka bajya muri Rake Tanganyika ni bashaka bajya muri muhazi cyangwa bajya kukinanga jewe narabaririmbiye ngo mukubitire convention ndamanuka mu kabuga kamusha rero bajyaho hana ahubwo baduserukire neza baduhagararire bakore bitangaza ntago nzajya kuvuga ngo irunaka ngo urumva ko bose urabemera ndabemera kandi bose murakara abahanga cyane ariko mbaye umujaji yego insi narayibonye biriya bintu baza bahayidinga ngo bari kudufera ngo cano yabuze ntago cano yanjye yabuze yaragurishijwe na nyirayo bwite wa Amag the Black Official niwe wayigurishirije nje no kujya noneho nyikoreraho n'akazi kuko nasabye akazi kuri abantu bayiguze attention aho nago tukumvikana yego umuntu utanze inkwano yego ntago yararezwe ariko ujya gusanga ugasanga ahubwo yaranarezwe cyane kurusha na wa wundi ndabyemera bigo gushaka kumusha n'ubure ni ukuregwa kuregwa yararezwe aranaregwa akibaza icyo kinyarwanda none se wowe ni igifaransa uvuze oya ni ukuvuga ngo abantu iyo umuntu yafashe umugore n'umugabo bagahura umwe aba yatanze inkwano umwana w'umukobwa yararezwe n'umuhungu yararezwe yego hanyuma kuki ari umuhungu se wenyine utanga umufungo biratanga ngo byitwa ishimwe ry'ababyeyi gushimira umubyeyi ko yakorewe yabyawe kunka buretse abahungu twaragowe rwose ngo turatanga ke byahatari kuko banumva iyo abantu bapfuye none se ubu ngubu ko birirwa bavuga ngo abantu ngo bazatandukanywa n'urupfu basi nta divorce nyinshi cyane aho none se ni aka urupfu kare none se biritiramo ntabwo byitiramo ngo mu bihe bibi n'ibyiza mu byiza ngo tuzabana mu bibi no mu byiza ngo tuzatandukanwa n'urupfu ariko aje ukabona niko se bimeze oya divorce se burasa urupfu se divorce bara n'urupfu komana divorce se kandi batarapfa cereka nimba ari muri umuna w'urupfu cyane nyine sitwa ko ikiri kintu barapfituru muri make barapfituru umwe nase nako yigeze kumva witwa Mutabaza avuga ngo ntago nzapfa ntari ituro rya miliyari yarabivuze ako bari abantu nabaskama ibyo bya naskam ni scam ariko atari ituro rya miliyari bamwita Poso Mutabaza azapfa ryari nacyo kibazo nazi nacyo ngo ntago nzapfa ntari ituro rya miliyari naramuka pfuye satariri niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atiziye ubwiza n'ishema ry'uwuriwe gana Timu Kwizera umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo kandi gukorana na Timu Kwizera uba wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe. Timu Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana bari aho bibereye nkaho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho. Bora nitwute Shenge TV Shenge yasonye kwasuza abakunzi ba Infinity Omega Media ndetse na Shenge TV Shenge yes musi kwakoze collaborating y'amasheni abiri Amag yifuje ko twakora collaborating n'umwe mu bastari mu Rwanda bazwi niwe mubona kuri kamera mbahaye ikaze mu kiganiro cyo kugirana kandi nizere ko n'abantu badukurikiye tubaza kugirana ku musozo w'iki kiganiro bwana Fisi ngo ikaze n'uyu mucyaje kuri YouTube channel.
urakoze cyane. umeze ute? Ndashima Imana kandi nanishima kubona warabaye muremure. akose nazo bara bivi inyuma ya kamera uranabyongera koko cyane ariko rwose. ntagabeshya Ariko amaje asigaye aguha inkoko nyinshi niba atari imbaraga. yes abantu beste we meze neza ndashimira abantu b'aba diaspora bari mu bice byinshi byose bigize isi muri rusange mvuga nti ariko Shenge TV. ariko turishimye kuba twahuje cana ebyiri buriya iyo abantu bahuje ibintu biba byiza kurushaho. rero nishimire ko nizere ko n'abantu dukurikiye baraza kuza kubyishimira uburyo twahuje imbaraga. Uyu n'ababyanga baze kubyanga ntago twebwe tuzajya tubafata inyuma muri system. Twebwe dukora ibyo tugomba gukora. Erega y'abantu baburiya y'abantu babahaye ibintu bashaka barabireba. Mukabinginge ngo mukore subscribe bazikore cyangwa se babyihorere. Nibabona babahaye ibintu byiza bazazikora. Nibabona babahaye ibintu bibi bazabyihorera. Nabeshya ma. Oya niko ngewe bashaka kubivugaho. Cyane rwose. Ntago nzagufata n'inyuma kwaje ngo n'ubundi imbere yawe nabagabo si nk'ibyo none se uramaze. Oya no umuntu adakoze na YouTube yabaho. Si nkoko buriya ntago zimeze nkoko se ahubwo basubscribe ku Nkoko TV. Ku Nkoko TV ya. Hanyuma abafisi bimeze bite? Yewe meze neza nizere ko nange meze neza. Tujya kuganira ikiganiro gifunguye ariko cyiza cyane. Nta kibazo rwose. Ndagira ngo dutangire gutya. Amani. Yego. Wakunze kugaragara mu ndirimbo z'ubumuntu cyangwa se z'abantu zo muri sosiyete nyarwanda. Ese iyo umuntu sibyo ari mu matere niho ngiye guhera mise ninjira mu kiganiro izina iyo umuntu ari mu matse gukeribwa yatakwa cyane ari mu bibazo nyine ko yabisonera neza gukeribwa yatakwa cyane bitanga ibitekerezo bafise ndetse bitanga ibitekerezo. Njewe ariko narababwiye ngo iyo umuntu ari kuvuka aba yageze mu matsa d'abord cyane rwose. Kaze neza ku isi y'abagome, ku isi y'abagambanye, ku isi y'abajambazi, ku isi y'abarezi. Rube anga amatsa yo aba yayageze go aba yamugezeho. Aba yakugezeho. So rero nta kintu gishyashya ngewe mpita mbibonamo. Ni ibintu wavuze n'uri since day one. Yego. Aha wowe urabibona niki? Ndabibonamo ko biri kujya mu bikuru cyane rwose. Rero urimo uraca ku ruhande manje ndagira ngo nje nawe sibyo kandi nicaye nshiye si nk'ibyo se ubuzera bano wazengurutse yewe inyuma twatangiye nicaya cyangwa uri inyuma nciyanga turi kuganira ariko nta gifirimo okay turi kuganira n'indirimbo ngiye gusohora ngadukomeze turi kuganira ndashaka kumva n'ikintu Fisa bitekereza. Yego nyine Fisa warabyumvite guki umuntu ari muri sakamuste nyine ari mu bihe bibi ari bwatakwa cyane nyine ko abantu muri mirahitaka wayi inde ntawe mputi. Oya ariko anamuvuga Fata ku mavuta sura muhisha ntazwi amane ntabisi byafata ntiyabibonye ngo bamupimye igipimo ngo urumogi ngo igipimo cyari gituritse. Reka mbabwize ukuri urukumva igipimo cyari gituritse ibintu byahaye ibibazo. Kuvuga ngo igihe cyose nyine umuntu ari mu bibazo hari abantu nyine bahita bafatirana bya bibazo cyane cyane abanyamakuru. Gusa sibwo bakeneye abantu kuki nyine abantu ari bwo muri mirahitaka nyine urumva buriya nta utagira abanzi sibyo. Kandi ikindi hari ukuntu umuntu agenda agakora ibintu by'ubugoryi kandi abibona ko ari ubugoryi deja agakora ibintu abona yuko ari kwirimiraho nawe ubwitaka. Ntago rero n'ubundi bantu babanzi be bazabura kumurimiraho itaka kandi nawe yararigirimiyeho. Ubwo ntago uri kubyumva neza. Tubihugira byumva hari abantu bafite ubwoko butari bwinshi nk'ubwanjye basobanurire neza.
ubwawe ni buke ikintu kinshimishije rero nuko nabyemeye nuko uwemeye kuvuga ariko hari n'abandi badukurikira bameze nkanjye bagomba kubanza gusobanukirwa ariko uzi ko ari ibyo ako kantu rega buriya hari igihe uba ufite ubwenge bushya nk'ukuri aha cyane Tari burebure. bugufi n'urugero biravugwa ibyo ni ibintu biri mu gitabo cyo mu Kardashian byanditse aravuga ati uburebure bw'ibitekerezo bujya muntu bureshya no kwaresha kundesha yese wazana uwo murongo muri mu Kardashian so ubundi kuki kuki neye nyine ubundi baravuga mu Kinyarwanda ngo tera ibuye mu mbwa izamuka niyo uzabuhamije risa rigwa mu bimotse twigira kuri point ariko ntukarakare nta gifura kirimo turi kuganira nturakare nta gifura kirimo amugani yego bikomereze dusobanurire ko dufite ubwenge bukeya ninde wabibabwiye navuze ko mufite ibyo babyivugiye ahubwo dusobanura ubwo bwenge buke habuzi kuri kugora wataka dusobanura ibyo ni fresh habuzi iki urumva twagiye kubera iki afise impamvu nyine nazikubwiye ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ubwe akora icyaha kandi abibona ko ari gukora icyaha akirimiraho itaka sibyo yamara kwirimiraho itaka ubwo nawe ejo cyangwa se ejo bundi kubera bya byaha yakoze abamwanga abanzi be nabo bakatangira kumurimiraho itaka bitewe n'uko igihe cyageze cy'uko bagomba kumurimiraho itaka kuko niwe wagize gute wabibanje none se ibyo bintu byakagombye kubaho nyine ntago byakagombye kubaho ubu nawe ariko niyo mpamvu turi ku isi kuba uri ku isi bivuze ngo gare kuvugwa bivuze gare kwangwa kugira gute ibintu byose none se uriya mugani njye wawuciye ngaho umugabo aguye urenzaho utwatsi ntago ari wowe wawuciye none se twaje tuwusanga twese nyine kuki isi tuva kufite igisobanuro arega ukumva ko nyine byari ngombwa yuko uwo muntu yimirwaho itaka arega turi ku isi turi ku isi ku isi kandi y'abantu amajyera aririmbye ngo umuntu ni mugari sibyo umuntu nyine ni mugari hari ukuntu ubona umuntu ubugari gute mu bitekerezo cyangwa yaba mu bitekerezo yaba mu bugome umuntu nyine bavuze ngo ni mugari imama bavuze ngo ni mugari hari ubugome afite hari ibyiza afite muri we urumva afite inyanja y'ibyiza n'inyanja y'ibibi uwo ni umuntu uwo ni umuntu rero uwo muntu tuvuga nk'ubu ngubu ugiye ofisi nta kibazo ngerana n'abantu ntacyo uronete fi ntabwo ndonete ariko wenda dushyize mu bandi bantu bari kuri social media cyo umuntu nzi uronete n'umuntu wapfuye oya dushize mu bantu bari bitekerezo namubwiraga bireshya oya mani uretse wanze nyumve iyo umuntu yapfuye umuntu uronete n'uwapfuye ikibazo uzi impamvu se buretse gato hari umuntu n'umwe wari wumva kuri social media wari wabona twageranye ikibazo njye nawe ushobora kutabiza kuri social media ariko inbox mubigira heheze wowe se inbox ni imbere kwa fisi n'uwo muntu nibyo se none se urabizi wowe ibyo ngibyo amani waje ko mfite ndi gusobanura iyo uri gusobanurira iki wari wumva umuntu wapfuye bazwa ngo ari mideni umuntu runaka abantu bapfuye barimo abana barabeshyuza ariko kwirinda ibyo turabizi barabivuga ibyo ntuyihakane umugore wavuze ngo kanaka bapfuye atamaye nanjye ndamuzi ntago bamumanuramo aravuga ati ni mutama yanjye ariko no kwirinda bagiye shavaho nta muntu agiye arimo ideni iyo umanitse ikiganza umuryango wora kwishyura ibyo bibaho cyane bibaho ntibabizi mumanura uyu muntu nanjye ntarabona umufungo oya bibaho cyane bimenye kwishyuriza ugere neza ko umuntu wapfuye waronete cyane kuko nibwo uri kwakadira ngaho mfature ukuntu ninde nyishyuza sigiye wazungisha amana ni izina ry'Imana ntago bakumanura wazungisha ntago bakumanura yego kaje kiri kubitekerezo bya fisi ngaruka no kuri amani ariko kuri base yego ntaki yego
twari tukiri kuri wowe wari ukiri gutanga ibitekerezo byawe nyine narangije kubitanga nibyo ngibyo sasa ramani wowe yego ngarutse kuri wowe ngarukaho untindeho none se hari ikibazo nta kibazo ubu ngubu nta gifura kiri ngaho mbwira rero amani ndagira ngo wongere urebe kuri kuko ni wowe indirimbo akenshi wagiye ukora ubundi zigaruka kuri ibintu biragaruka twanabivuzeho ubushize sibyo hari umuvandimwe uheruka gufungurwa sibyo nyuma yo gufungurwa ibyakurikiyeho nawe urabizi ndagira ngo bene nabyo biduhuriza bitangaho ibitekerezo kuri ku bijyanye n'abapasiteri muri iyi minsi aho y'abapasiteri b'imisirega wibahisha wibatsinda navuge kuri Yongwe na Pastor Claude ariko amaji uri pasiteri urabizi ngira ngo warabibonye oya buretse reka tubavuge amani yabonye ikiganiro ku Ikaze TV Rwanda njye nagiye kora mu ngo ni pasiteri ngiye kora bamuzaniye ibiryo yari yadasenza ari pasiteri Pastor Claude ntago meshe icyo kiganiro kirahari numvisha ari uri kuvuga amateka y'undi mu pasiteri ngo niba baratinga Yongwe si Yongwe nari Yongwe ari undi mwomujana nabitango ni Yongwe ngo basezereye baturumbuye ngo ntago mwamwumvira none se biriya bivuze iki bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kuba yagufata akagukura mu mubare imyitwarire yawe itari myiza kiraye ikibazo gikura mu bindi ngo kitabyanduza ayo mategeko atorwa na bande rero nabo nanjye nibaza ako hari akantu yakayavuze yakamwana yigeze kuvuga ngo abantu bihereza amapeti bari mu nzago za peti bari mu nzago neze uramye yatangira mu ukuntu bagenda bipasa muremure Nshaka kumera n'umugabo ejo bavuze ngo barakora tumye byari zihenda bari kuzinywera bwishwe bakamwanyisha none zahe bazazima nziza twarasimaze bazasanga ariko biriya iyo umuntu avuze ngo mfashe umwanzuro fisi ndetse kumugira umu YouTuber yego ushyigikiye nde muri bari abahungu nako ni bari abagabo nta muntu wagakwiye kujya ku ruhande rw'ahantu runaka twese twakamenye ko Imana ari imwe kereka Imana niziba ebyiri oya ntabwo Imana kazisenga bitandukanye nkamenya ngo hari y'umweru nta munsi n'umwe Imana izigera ziba ebyiri rero mugezi itaraba ebyiri mu gihe abantu batariyunga ngo bicare bavuge ku Mana imwe ntibajye kuvuga ngo runaka ngo yagiye kurongora i Burundi yo nagarije iryo jambo ry'Imana ariko rero aba bagabo mu busanzwe by'amani mbona afite n'ibindi bintu byabo ku ruhande bapfa ibyo rero ntago twe bitureba bafite ibintu byabo runaka bapfa bafite ibindi bintu runaka bahuriyeho bashobora kuba bapfa inyuma uko njye naje kumva n'intambara sinzi warabonye intambara n'amatiko yabani bishaka Theogene ngo barapfa amatura avuye kwa Prezire kuri Zaburi urimo ko abagabo bafite ibintu byinshi bahuriraho bakajya gukenera bari gupfa barapfa ubukene nyine sitwa ko ari kiri kintu barapfa ituro muri make barapfa ituro umwe nase nako yigeze kumva witwa Mutabaza avuga ngo ntago nzapfa ntari ituro rya miliyari yarabivuze ako bari abantu nabaskama ibyo bya naskam ni scam ariko atari ituro rya miliyari bamwita Poso Mutabaza azapfa ryari nicyo kibazo nazi nacyo ngo ntago nzapfa ntari ituro rya miliyari naramuka pfuye satariri ariko ubundi bano bagabo baba bazi ko habaho igeno ariko igeno ni ukuvuga ngo Imana iba yaraguhaye igihe ugomba kuzabaho nimba ari imyaka 40 niba ari 50 none se ubwo nuvuga ngo miliyari yo agomba gupfa yayiriye ngo yayiriye byanga binoga ngo ntago azafata ituro rya miliyari ngazarya umuntu ituro rya miliyari azikaminga abantu ukibaza ese koko niba bya bintu abantu bajya bavuga njye nsigaye mbona banza business ikomeye ari urusengero ahubwo twarayobye tukiza kuri YouTube yo dushinga kiriziya cyangwa tugashinga urundi rusengero umwanda tuba turi abakiri ndetse no kumva bakiriye kuza YouTube umuntu araza akabwiriza abantu ariko rero ugenda gake warase bavuga nta kibazo ndahita mabwira agiye bikiri ngo numvishe Claude yego yitwa ngo nimba ari yitwa nde ntago Pastor Claude oya bari kuje ho umunyagwa Claude twaramunyaza urenge nese namunyaga n'umunyagwa Claude zina narari munyasa oya ngo ni Claude jara bamwita ngo Claude ji urumva kuko nigeze kumva witwa Claude yavuze ko
ngo umugabo witwa Yongwe wakodesha ku imodoka za TCI niba ari ibiki TSA ngo akazishyira mu rugo gamagara itangaza makuru ngo rize rirebe ko ari umukire akajya kuzana ibirozi mu Burundi ngo bagize ngo batabye mu Burundi. Ibyo byose ni isebanya. Nababwiye ngo murangira Thierry Docteur yababwiye ngo ibi bintu muri gukora kuri izi mbuga nkoranyambaga mumenye ko bigize icyaha bimwe na bimwe. Bigize icyaha ariko bigize icyaha nose n'umugabo afata ningo akamuharabika ngo ariko suni ama tugiye mu Kuri Amag nawe ureba ubundi sibye gusebanya no gushaka kugira guharabika umuntu. Ubundi iyo ureba Pasteur Claude ukareba na Yongwe ufite ubushobozi ni ntago ari yo bose barabufite. Oya Pasteur Claude ntabwo nge simwemera ntabwo afite. Pasteur Claude ikaze TV Rwanda arayiragiye niyo umugore mu diaspora uba muri Australia umuntu ategana tubicano koresha imbuga nkoranyambaga nabi. Ndi gusikoresha nabi. Wowe uwo mu diaspora uramuzi? Ndamuzi cyane. Uzi barapanze biki? Oya aryo ubwo naye narengereye. Naryo gukoresha nabi. Ya turazikoresha nabi. Nukuvuga ngo buri wese afite uburyo ari gukoramo muri ibi bintu. Cyane ariko ntago wavuga ngo umuntu ngo Pasteur Claude na Yongwe ngo ujye kwinjira mu bintu byabo. Oya ntago ajye mu buzima bw'umuntu buri privé ariko icyo mbona cyo bakwiye kumvikana. Bose nabakozi b'Imana. Niba shaka ntibumvikana ariko ntihagire uvuga undi. Nge sinumva impamvu abantu babiri bahuje umwuga cyangwa se bahuje n'umurimo w'Imana bose akora umurimo w'Imana bakwiye gushwana kugeza ubwo mwajya guharabika undi ngo yagiye gukura ibirozi Gisenyi ubwo nakongo mu Burundi nega neza kuvuga ngo yakuye ibirozi Burundi ntago andi bakurikiraga uwo Yongwe barongera kumufata nkuko bamubonaga yamuharabitse mu ruhame ariko yazanye podcast ndabyemera byemera rero ibintu byo kujya gusesengura uvuye umuntu wino ukagera ku musatsi uvuga ibintu tudashaka no kumva no kumenya ukinjira no mu muryango no Claude ngo waezero oya nibyo ariko iby'ama sinzi niba amani rero tuvuye ku bya Pasteur Claude na bayongwe ngira ngo tunabifateho umwanzuro uko buriya n'ubuzima bwite bari ko nagwira byana kabayeho umwe yakaba yareba ibye n'undi akareba ibye kuko buriya n'ubuzima bw'umuntu ko babituzanaho Nk'ibyo se babituzana moto tuba twabibasabye nyine ni ikibazo kuzana ibintu hano kuri imihanda ukaza kuvuga ngo runaka bayo cyo mutashaka ibisubizo kuri izi YouTube channel nese baramucyashye baramwirukanye worirukana umuntu ku murimo w'Imana aramwirukana se yaramuzanye afite umuhamagaro niba muzanye undi nawe aje avuga ibintu byo mu miryango cyane abo ngemba mbona ngewe ku ruhande rwanjye mbona atari abapasiteri ari abakoboyi ubona yo ngo nakora atari abapasiteri abakoboyi none se nkubeshye mbona atari abapasiteri ari abakoboyi niba umuntu umwe azanye mugenzi we akamuvuga ibye undi nawe akajya ku ruhande mu kanya bakirwa basererezanya bagatukana bakagira guto batatira igihango cyo kuba pasiteri ubundi hari abantu ngewe mbona muri iki gihugu bakagombye kwambuka izo tayito zo kwitwa ngo ni ba pasiteri ariko ngo hari uri kuzibambura ibyo ngibyo by'ibintu arazibambura arabamara rero none se arazibambura arabamara ajya no mu baprofete rero kuko nabo numvise bashwana basubiranamo buri munsi ariko aba bagabo ngo bashyira amakote hasi bakarambika na bibi hasi ubundi bakajya mu ngumi inote y'igihumbi noherisi amaye noherisi gusa n'abandi nyine ariko ikintu navuga nuko abantu bagakwiye kwicara bagatuza bakajijuka bagatekereza ejo bundi numvisha umuntu ngo ugiye ngo gusengera umuntu ngo indwara idakira gusengera muri indwara idakira neze ko idakira bagiye kwisengera ngo ikirere kandi idakira ama reka ngutere story nagiye rimwe nigeze kujya mu rusengero ngiye ngo bansengere urumva nari ndwaye kano kaguru kanje ni ntabwo waje mu rugo iwanje ararwaye rukumva cyo gi cyane urukumva none uzi ibintu byabaye nagiye mu rusengero batangira baravuga ngo abantu ngo bafite ngo miliyoni ngo nibaze babasengera ibibazo byabo barwaye
bashyiraho n'ibiciro kuki abantu bajya ku murongo bafite iyo miliyoni barayitanga pasiteri baramanutse ati none ufite 900 nazi isengesho n'ubu ryari riri abafite 900 bavaho abafite 800 abafite 700 600 500 ijana 50 barushkanyaga umugisha pasiteri ageze ku 1000 abari bwo njyayo noneho ndamwe ati pasiteri ariko nicyo wari ufite nta nicyo nari mfite numvise avuze 1000 ndavuga ati ntacyo reka apfa kujya ku murongo nambaza ndambwira ko nawe mfite ndagenda njya ku murongo 1000 ubwo muhiriri wari wari muhiriri wa danje w'umurongo 1000 reka ari muri make wagira ngo ni amatora singeze kuri pasiteri aravuga ati ndamutera impuhwe buriya kuva mu pasiteri tu nubwo nabonye ari ibisambo ariko araza kugira ku ngano yayo ubwo pasiteri simugeze imbere nangaze pasiteri ni ukuri kwimana n'igipfumu imvune ariko ndarwaye merewe nabi kano kaguru kare karwaye cyane mani urumva rega ndabyibuka hari n'abantu bakwibye cyane ukajya kwa mudugudu banyibiye ahantu barangize bankura umufungo mu ikote nari mfite baranjya kwa mudugudu urumva ubwo dukomeze noneho ndangije pasiteri muteye impuhwe nawe ati pasiteri rwose habe n'igipfumu nifite arandeba ngo zana ngukorere kuko yari yavuze ngo dufate icupa ngo turishyiremo amazi ngo aze kuza kurisengera ngo noneho umuntu aho arwaye asukaho y'amazi yizere mu izina rya Yesu araza kuza gukira avuga ati buriya nanjye kubera ukuntu nizera ndaza gukira none ari guza ikintu se cyansekeje pasiteri yarambwiye yamaze kugira gusengera amazi arangije ahita nyongorera ariko nungu gutaha ugendana amafaranga ngo nta cy'ubuntu urumva ugendana amafaranga nta cy'ubuntu urumva nawe bajya gusaba byaritsega ibiceri bisakuriza Imana ntimukabitangamo ituro buriya iwacu bantu nyine ni Remera urumva wambara imyenda idozadoze myiza cyane kabisa rwose pasiteri witeretse meze neza y'amadolari 100 urumva witeretse noneho mfata y'amazi ndangije ndagenda ndavuga ati ndizeye nyamena ku kaguru byabaye nk'ibisanzwe nk'uko nafata amazi nkayavoma muri robine ayisukaho kuko ntacyo byamariye ariko nta cy'icyo gihe cyari icy'ubuntu yarabimbwiye kabisa ndabumva rero iby'ayo mazi yose ubwo urumva nayo ni ukuyiza ari nkamwe y'ikibeho mugabo akunda kunywera amazi amani ngira ngo wabonye ejo nabonye abantu bamwe bazamuka abandi bamanuka ariko ejo ngira ngo ni urugendo rwa Debeni kujya mu gitaramo muri Amerika bivugwa ko yabaragiye Chicago na Debeni bose Bruce Melody Canada undi nawe ari Amerika nanjye ndi mu Rwanda nawe uri mu Rwanda vango ese amani iyo ureba muvoma yabari abagabo babiri ngira ngo abagabo sinzongera kubavugaho batangariza nibyo ngibyo Jomamfu jewe nziko Debeni ari umuhanga na Melody ari umuhanga sinzinjira mu kazi kabo nuri bashaka bajya muri Rake Tanganyika ni bashaka bajya muri muhazi ibyo ni cyangwa bajya ku Kinamba jewe narabaririmbiye ngo mukubitire convention ndamanuka mu kabuga kamusha rero bajya aho hantu ahubwo baduserukire neza baduhagararire bakore ibitangaza ntabwo nzajya kuvuga ngo runaka ngo urumva ko bose urabemera ndabemera kandi bose murakara abahanga abahanga cyane ariko mbaye umujaji yego wagihande we yavuga ikifata ubaye umujaji mubaye rero amaje ubundi zumuhanzi koza batagomba gukora oya bose nabahanga manje umuhanzi ntago baba
kubaza ngo se ngufaniye kipe tuvuga ngo mfana Rayon Sport ubukwe kubikira mira habira ati ndazifana zose uti ndazifana zose cyangwa nta nimwe oya amajina we bure nuko abayanze kwijandika ngo twijandika ariko buri ukorara gufite Bruce afite ubuhanga bwe butandukanye n'ubwa KDB hari abafite ubuhanga bwo promoting ibihangano byabo hari n'abafite ubuhanga bwo kuririmba ibihangano byabo ibyo ni ibintu bitandukanye sibyo rero iyo umuntu azi kupromotinga cyane ibihangano bye hari n'igihe ashiduka yarenze uzi kuririmba icyo ndacyemera iyo uzi kuririmba rero ukabona nawe bari kubitira mu mavi nawe ushaka ukundi kuntu washaka abantu bawe ku ruhande bazajya bagufasha gukora ibintu udashoboye buri wese afite impano ye ariko bose bahuriye kuri music ariko njyewe buriya nubwo mbazo tuyiri wawe wamuvize ndire nayo niyo matsiko nyangira undo iyo wicaye ufite playlist ihagaze hari ikintu kimwe ngiye kukubwira wallahi hari indirimbo yawe nkunda kandi wayivanye kuri YouTube hazatuba bari kongera ukayisubiza mbaza ngo ni iyi indirimbo wakoranye na Ndimbati imizigo bura niyo ndi mu rugo niyo ndirimbo yonyine numva kandi itari kandi nayirebyeho ndayibura cyakubwira ibyambayeho ibyo ngibyo tubyihorere ase amani ko bivugwa ko birakekwa ariko ntago tubyizeye kusha ko hari YouTube channel ibikekwa rero muzajye mu bikeka ibivugwa mu bivuge noneho ibyanyabyo mu bibaze nge natwe dushaka kukubaza ese YouTube channel yabaragiye ko ibihangano byawe byabuze jewe YouTube channel yanjye barayibye urumva uretse ntago byarangiriyeho wa mugabo bakimara kuyiba nza kuyigaruza nkimara kuyigaruza ndayigurisha si yanjye ndayigurisha kuko nago nahora nirirwa ngaruza ibintu no way nkimara kuyigurisha ndanguramo izindi nkoko ndikomereza imizi kirayira kujya mu ngo none se amajeza black ari mu ngo none narababwiye ngo nago ndi igisindi n'agasenda nago ndi mu nkoko je narebye ibimfitiye akamaro ariko YouTube yanjye bari bayijyanye bakimara kuyinsubiza nkimara kubona access utujumuza si yanjye aragutuza naragutuza Agera piwe wageze ute pi noneho ndega nzitaba uzakorera ko gutuje ibyanjye wanze kwibateza utwe ubu se ntabwo ngewe ndi abantu bagenda babeshya kurumva ngo nango barayibye ngewe kuyiba ko barayibye barayingarurira uragutuza umuntu w'imusanze ndamushimira wayigaruje no yigaruje umuhaye credit umuntu wari uri hano bakatagamo namubonye arengeye rugura nguwo dore ngo hakurya abizi no yashatse umukiriya rero azirengero ryayo njyewe ntago nzicara ngo ntangaze amakuru y'ibinyoma sibyo nimba mbona cano yanjye inyinjiriza wenda igihumbi cy'idolari yego nkaba mbona inkoko zanyinjiriza 3,000 kandi noneho no muri ibi biboro dukora bya music ahubwo ari amatiku ari ukwirwa muntu ukagusa mwabigori nako tarengera tijandika urumva no ko wavuga umuntu umwe runaka ntawe nta muntu mentioninze nta kibazo rwose abigabomo wenda nukungu ariko nyene ureba ibintu bigufitiye inyungu nawe wicana nubona itari kuyazana uretse nkusobanurire nyirinze ari kugusohora mu
ubona baguha miliyoni 7 hari akazu ka 3 n'igice wavugururisha 2 zakora indi cano ariko ube muri ako ako nibyo niko bimeze ariko amajenga afite umwihariko wo kuzamura cano kuko nuramuka ugize ikibazo iyo nzu bazayigukwamo na cano bayikwibe ariko ibi bintu dukora nicyo tubikorera none se sakazi yewe nari mfite iyo bita festive ndangije nanjye igira akabazo nyigurisha tuyigutuza nawe twebwe tugomba kumenya icyo kintu cy'uko nari nasabye umuntu kungarurira cano man ndamusaba ndamubwira ati nangaye ngo 700 narayatanze pe ababizi barabizi umuntu mwakoranye nanjye murabizi birangije nkimara kuyibona nayibonye ndi kumwe n'umukiriya wayo kuko ati reka tugushimire kugira ngo tugiranye nshimire ko abantu dukurikiye yego gitangiye paka gisoje nshimire fils yene ko tuganiriza iyo fils ni umuvandimwe yego turamushimira siyigwa mwese nubwo atajya yigurira ntago yakwiye ntago yigurira rero mbashimire kugira ngo tugiranye nshimire uyu muvandimwe wundi wa sportinze amana akoze cyane wakoze cyane namwe nawe wakoze hanyuma mbwira abanyarwanda bagiye kuri YouTube channel yanjye yitwa Shenge TV bakora iyo ni iyindi oyaje Amag the Black Official yewe ni iyindi okay ni iyindi y'imiziki ni indi nazanye nayo nshobora kugurisha in case you don't know in case waitamira nabonye n'abantu bakora ama space n'ama live bavuga ngo amajing ibiki ngo channel ngo barayibe yes baribye kunange naje kwigarura ubishizeho umucyariko ubishizeho umucye ariko ni ukomeza wo kugira ngo uzibe wagwateza hari umuntu nigeze ngurisha channel ya se cyangwa ya nyina ni yawe bwite giti cyane aho kugira ngo uzibe wagira aho kugira ngo mbyigane nabyuka ako nibyo wowe se ntago wabivuze cyane rwose ahubwo mukore subscribe kuri Amag the Black Official hariho n'indirimbo nshya iminsi narayibonye biriya bintu baza bahayidinga ngo bari kudufera ngo cano yabuze ntago cano yanjye yabuze yaragurishijwe na nyirayo bwite wa Amag the Black Official niwe wayigurishirije ngiye no kujya noneho nyikoreraho n'akazi kuko nasabye akazi kuri abantu bayiguze OG bantu banje bari kuri Amag the Black Official niba amakazi turakomeza tubana ariko atari imiziki ari ibiganiro nk'uku ibitagenda neza tugira icyo tubivuga n'ibigenda neza tubishima sibyo fi nibyo cyane rwose kuki ariko umushaka kuri tugukira kure cyane n'abakozi mwakoze cyane Imana ibahe umugisha mbabwira ngo bamfollowing kuri Instagram ni Facebook nanjye Amag the Black nayo nayigurisha abonetse umukiriya ushaka iriya Instagram ya Amag iri ku isoko kwiguriramo inkoko Instagram twaziteza TikTok twaziteza na YouTube yaje ameze neza mwayiteza byose twebwe tuba turi ku isoko ugira ngo abantu bafata inkwano z'abana baba bakoze ubu se naburara mvuga ngo mfite Shenge TV hariya reka da wakiri tu bagutuza ugahita urangura atajya kurangura iyindi cyangwa ugahita ujya muri B1G B1G ni cyo kunywa batwara inkwano abatwara inkwano none se baba bakoze y'umuntu abagurishije ntabwo abatanze umwana we abagurishije ariko ntiyabyaye hariya urabona ko ngo kugurisha mu ishimwe ry'umubyeyi niko byitwa ngo ko yareze neza n'abagutuje uyu muntu yabyaye umwana bakamuha amafaranga aba yakoze si yareze se si yajyanye n'indezo bamaye
wowe wazitanze ntago bakureze ariko bite byanyu Nese amani biri byita iki wowe attention aho ntago tukumvikana yego umuntu utanze inkwano yego ntago yarezwe yararezwe ariko ujya gusanga ugasanga ahubwo yaranarezwe cyane kurusha na wa wundi ndabyemera biba gushaka kumusha n'uburere ni ukuregwa kuregwa yararezwe aranaregwa akibaza igihe kinyarwanda none se wowe ni igifaransa uvuze oya ni ukuvuga ngo abantu iyo umuntu yafashe umugore n'umugabo bagahura umwe aba yatanze inkwano umwana w'umukobwa yararezwe n'umuhungu yararezwe yego hanyuma kuki ari umuhungu se wenyine utanga umufungo biratanga ngo byitwa ishimwe ry'ababyeyi gushimira umubyeyi ko yakorewe yabyawe kunka buretse abahungu twaragowe rwose ngo turatanga keya turashaka ni ukuvuga ngo ni ishimwe ariko ritagakwiye kuba itegeko mera wowe wumva bitaka kuba itegeko uyifite yaritanga utafite nawe mu mukobwa akaba yakigendera ubundi se aho bahuriye urahazi ubundi shimwe rigira igiciro ubundi agurangaye ubundi ese amaji ngo wize ngo bigenda ku cyiciro n'amashuri yize ngo wize kaminuza ari inkwano ze runaka ngo hera muri ebyiri ngo wize segondere muhomeho abamotari nuko abanyonzi bo ni kure kubi ndabakomeje gushaka biri kuri abakarani ni kure kubi bo basubiza mero nuko vuga ngo urukundo ni ikintu mani kitagomba kuzanamo amafaranga ubundi mu by'ukuri tugendeye mu kuri ariko tugendeye mu muco hari igeno umuntu yagageneye umubyeyi kuko buriya n'abahungu bazajya bakora ngo n'abahungu bazajya bati yes ngo ibushikazi ngarasaba kanakwa ngo n'inzaba yayo oya baranamuheka ngo bagira n'isake y'umukwe isake nziza imwe ya danje kwa bafisi yo havuka bagira isake y'umukwe bagira isake y'umukwe bari kubagira nziza y'ibiraha umugore aheka umugabo akanamwoza akanamusiga biriko biraza ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ibigendanye n'amafaranga mu rukundo pe ntago ngewe mbifata nk'ibintu byahatari kuko mba numva iyo abantu bakuye none se ubu ngubu ko birirwa bavuga ngo abantu ngo bazatandukanywa n'urupfu basi nta divorce nyinshi cyane aho none se ni eke urupfu se reka none se biritirana ntabwo byitirana ngo mu bihe bibi n'ibyiza mu byiza ngo tuzabana mu bibi no mu byiza ngo tuzatandukanwa n'urupfu ariko ejo ukabona niko se bimeze oya divorce se burasa urupfu se divorce bara n'urupfu komana divorce se kandi batarapfa kereka nimba ari muri umuna w'urupfu ariko mugarura divorce ni abari muri umuna w'urupfu ke batandukanye tuzatandukanywa n'urupfu uko ngeje ngo yaba byara yaba atabyara nzamutunga ukwa yakira tuzagumana niko birise ariko se koko ko abantu benshi ko iyo basanze umugore atabyara cyangwa umugabo atabyara ko batandukana ni urupfu ni ukuvuga ngo ngewe nari navuze ngo mu bitekerezo byanjye umuntu yakavuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu na divorce n'umunabi no kutabana neza n'ishaza n'ishaza ishaza agusorejeho niko kazi urumva ko kubana n'umuntu bisaba ubwumvikane ntago bisaba kujya imbere y'abantu ngo uvuge ngo ibiki n'ibiki cyane rwose nguma ni ke usenye ngo tuzabana gutya hari n'undi muntu reka nze mbabare nka mukuru uramuri neti
do tambaye yakanze tabikwatura ninde se none bamana arapiki nawe ra arabizi arapiki nawe ra uriya ikiganiro ariko kirere turi kuganira ariko turi kuganira hari ukuntu umuntu yumva urukundo arikanze never ever urukundo amani ugomba kumenya ko abagore bakunda ubukwe tabonye ubukwe rwose ntago mwakumvikana ukamenya ko n'abagabo bagomba kubahwa yego cyane umugabo ni umutware kandi akaba umutware w'urugo rwose niyo mpamvu umugore yitwa umufasha ntabwo yitwa umutware ibyo simbizi njyewe nkubwiye ko uyu muntu azapfa atambaye iyo kanzu kubera ubu naho nabonye ajya azambara bugaca yivuye ubwo se bayigumamo ariko mwakoze fisi amaji wakoze cyane na fisi wakoze cyane kandi banyakiri kuri Shenge TV bakore subscribe ariko man uze kudupiningira bro nta kibazo nuko nawe uze kudupiningira natwe muraza kuza kubikora biroroshye cyane nta kibazo amani ndagushimire cyane ibiganiro byacu byo nakagaruka cawu cawu sawa murakoze